no komanzira umva ntabwo yakinze hinjira yegetseho ayiwe beti mwana wanjye mama kuje utambwiye kutamenyesheje kuje muraho neza mwana wawe muraho mama muraho neza yego amakuru se tumeze neza nawe ndabona umeze neza nkuko wabimbwiraga yego murakomeye rero mama ameze neza nuko rero Imana ishimwe sinari nkwerutse wamvugishaga kuri telefone nta kuza kundeba yewe none reba uje ubuse ndakwakiriza icyo ukuruguye oya mama nta kibazo none se hano si mu rugo umeze uteze meze neza nta kibazo nanjye meze neza ndabona ariko waranabyibushye nubwo atari cyane usa nabyibushye ariko ntabwo ari cyane nkuko nakumvaga ku ijwi kuri hano wenyine se ndi hano njyenyine ariko hari umukobwa turi kumwe muri kumwe nuko nazi ahantu yagiye ariko arahari wese wamukuye uwo mukobwa nyine papa we ni inshuti zacu mwana wa none se ko nkubonye ukaba uje utambwiye bimeze gute ubu ni ubuhoro mama nuko nari mbakumbuye oya ndakubonye ibikoba birankuka ntabwo ibintu ari ubuhoro ni ukuri mama ni ukuri nta kibazo pe nuko naguhamagaye telefone yawe ikananira oya yari iriho rwose yari iriho sinzi ikibazo gihari ako nta kibazo niba nta kibazo gihari ni karibu nyine si mu rugo si iwanyu se hari ikibazo mama ariko iki mama nyine cyangwa mbanze ndebe icyo nkwakiriza ndabona unananiwe none se bimeze gute mama narinje nyine nagiranye ikibazo n'umugabo ikibazo n'umugabo akaba ari cyo gitumye uhita se yanagukubise se ntabwo ajya nkubita oya mbwira niba yanagukubise menye uko ibintu mbitwara utaba uje kurwara inkoni ukazapfira ahangaha mama ntabwo ajya nkubita ubuse hari umubyimba n'umwe mbonanye ahubwo twagiranye ikibazo nyine kimeze gute ngaho mbwira wa mukobwa we nawe ntiworoshye watinye no kubimbwira ubwo si amakosa wakoze se mama none se ko ari ikibazo nagiranye n'umugabo nkaza nyine none se ikibazo cyitwa ngo iki ikibazo kimeze gute wamukoreye iki gitumye akakwirukana ukaza utabimbwiye iryo si ikosa rya mbere ubwo si mufashe se we byaturutseho oya mama ariko umugabo yanzaniye undi mugore se umugeni ari gukomeza kumwicara iruhande umugabo yazanye undi mugore mukabana mu nzu se ubwo se bimaze igihe kingana iki ntabwo wampamagaye ejo bundi umbwira ko nta kibazo gihari mama yamuzanye nimugoroba nyine nanjye bitanze afata nimugoroba uhita uza ubu ngubu yamuzanye nimugoroba nawe uhita uza umva wa mukobwa nakubwiraga se noneho yabaye iki ko ndeba se kubusa ati nanyweye biyeri mana yanjye wabaye iki fata chance sister fata chance mama uyu ni umukobwa wambwiraga mu bana uyu niwe nakubwiraga wa mugabo wari inshuti zacu kubona n'umukobwa nk'uyu uramuzi se yagize gute mama uzi ko no mu batumye senye umukobwa arimo reka oya mwahuriye hese mama uyu mukobwa yaje mu rugo n'ukuri umugabo wanjye ari we umucyuye mama kucyubana n'abakobwa nk'abo b'amashitani washya niwe wagize mu rugo hano gute wowe sister tuza nta kibazo uyu ni anti wanjye mama umugome niba arabanye n'umukobwa nk'uyu nsenyera urugo beti mwana wanjye uyu mwana namufashe kubera uko twabanye n'iwabo turi amashuti ntabwo ibyo byose nari mbizi mama uzi ko no kuba nshenye n'uyu mukobwa yabigizemo uruhare none se azinanye n'umugabo wawe nawe se
hana yanjye ubu isi sinagiye kubona nkabona umugabo aramutahanya aza nkubita imigeri n'iki none warangiza ukaza kumwicaza hano nawe urabeshya aho ngaho urimo urabeshya rwose ntabwo njya mbona akunda kugenda kereka rimwe na rimwe yambwiye ko agiye mama urabona gusenga nasaze mama ubu nicaye hano kubera ko nasaze nanze kubaka ntabwo mbizi mama nyifata ngo mubatumye senya n'uyu mukobwa arimo azi iwawe aragukubitisha mama uyu mukobwa mu bantu batumye nsenya nawe arimo ni gute ushaka kubana n'ishitani nk'iyi none se ko namugiriye impuhwe ko yaje agasanga iwabo impuhwe zikise mama ngenda avana ari uko musohoye ntabwo nshaka kumusiga muri uru rugo mana yanjye uze ndakora iki none ihangane turabiganira oya mama ntabwo nasenya ubu se nicaye hano ari uko naze kubaka ntabwo urugo rwanjye ndusize hariya uyu mukobwa ntabwo yabigizemo uruhare mu kuba nshenye ngiye guhita musohora nonaha siko nanakubwiraga ngo uze oya mama oya baramusohora se ubageye kuriya mwana ntafite ajya kuba urazi se sinkufashira ese ayo matelefone ngira ngo mbona uba ufite buzajya umbwira ngo nawe ugura kandi narakwiboneye arambonye usigaye ari umujura ruharwa iyi yose ni ubuhe bwokora reba ariko ubundi dore ziba zinakorewe mu nganda zanjye ariko urazi iminsi y'umujura ni 40 ahubwo baretse utanyanduza korona ubundi agapfukamunwa bagashyize iminsi y'umujura ni 40 izi telefone nizo nigurira urumvikana uretse yuko nibyemo imwe niyo nibyo ariko izindi ndazigurira ibintu uzumbwira rero waguma ndi gukurura ngaseka wowe urabizi amafaranga yaba yugezemo yaba ayo wifuza yose twanga ntago twakwemera gutunga umujura ndagushakira amafaranga yawe yose mu gitondo ufata ibyawe uhambira ugende ariko nizere yuko ndi bujye kugenda nawe wavuya umujura boss nana hafi kuza muri ya mezi ari imbere nazaza nizere nzahava ngenda ariko nzagaruka ariko boss yaje shere ndamugezaho iki kibazo nakubwiye yuko nagira telefone imwe iri record rero niyi ngiyi ahubwo reka nze nahangaha irimo ubu shirazi ngo ama telefone umva reka nkumvishaho gake ukajya ukira ama telefone y'ubujurano urumva nzava ahangaha ngaruke nawe uhita wirukana ugenda n'ura mugore n'ubundi inzu ngaje muyinsangamo ubuze n'ibindi kandi mvuze byinshi na corona uzunera ahubwo abo sanitizer nayisize ubuze ibindi nta nubwo kigiye mu gitondo ndaguhambiriza iri joro oya nushaka n'umwuma mbiza ariko nzagaruka ujyana n'ura mugore cyangwa mbanze njye kugufungisha ubundi aya matelefone hamagara ntago twatera intambwe ebyiri tutarabona umuntu ayo matelefone aho duhura n'umuntu ari gushaka ariko wumve ngo ndagenda nzagaruka nawe uhita uvana n'ura mugore iyi nzu ngiye isigaremo ko n'ubundi inzu yari iyanjye na boss nako yari iya boss nuko mwaje munsanga hano urumva reka ngende dore ndumva n'abaturanyi banshaka ndaje nabuja nako sheri agomba nako ndabyikorera rwose umujura uzwo Alice. Ibyo wakoze ntabwo Imana izakubabaza.
imana yo mu ijuru ntabwo yakubabarira. Alice ngukunde njye ngukunde n'umutima wanjye wose, ngukunde nurangiza mbeshye ngo ufite inda nta niyo ugeze ubu. Alice warambabaje mu mutima wanjye harimo igikomere cy'urukundo, igikomere cy'urukundo Alice. Umugore wanjye Betty aragiye, nawe uragiye, ariko nta kibazo nubwo umugore yagenda babiri bakagenda bagatatu, ariko n'ubundi mfite abakobwa, mfite abakobwa, mfite Nadine, mfite n'abandi benshi bazaza nawe umujya. Mfite n'icupa ryanjye, mfite icupa ryanjye iri ngiri ahita aje gute, mfite n'isigaro, mfite isigaro. Mfite isigaro rimwe rwose n'icupa icupa rimwe ryo mfite. Please cheers ku buzima bwacu. Umugore yagiye ndetse nubona kunzi yaragiye yarambeshye. Cheers. Cheers. Ntabwo nateretse, ntabwo nshaka rawundi, ntabwo nateretse. Ben ntasomye. Kandi ndabizi Betty azagaruka, Betty n'umugore wanjye nkunda cyane azagaruka. Wari ushonje disi? Weze kutarya? Banza urye, burya njye siko mba niriwe mu rugo nanariye. Nta kibazo burya ubumbwira unganiriza. Mama ntacyo nkubwira njyewe rwose utarirukana uriya mukobwa. Gusa mwana wanjye rwose uriya mukobwa kugira ngo umwirukane nabyo ni ikibazo gikomeye. Nawe yaranteturuye rega nabaga njyenyine, kiza amahirwe ndamubona. Wamwirukanye se tugashaka umukozi? Umukozi si ubu koko. Ubu ni se kumara iki umuntu utaha yasinze gutya? Ariko n'uyu munsi njye mbibonye. Ubundi ntabwo najyaga mbibona. Yasinze nk'umuntu wize kunywa inzoga bwa mbere. Sinanazinywa njye sinjya amenya abasinda n'abadasinda uko baba bameze. Kumbonye araseka burase niko yasinze. Mama nkubwize ukuri, mvuye mu bibazo nsanze ibindi ntaho mvuye naho ngiye. Reka rumubwire mwana wanjye, ukuri ihangane, uriya mukobwa buriya yamenyekanye, nawe buriya ari bubitekerezeho, atekereze ku byo yakoze, agusaba imbabazi. Ni ukuri umubabarire agumanga, kuko nanjye ntabwo nazaguma njyenyine pe, sibyo? Ahubwo se ubu ntarabyuka ngo azarye. Mama no kuba yaraye adatashye nuko ari wowe nubaho. Oya, nukuri jya ugira impuhwe, gira impuhwe umubabarire, ashobora kutazabyongera. Umeze ute se? Neza nyine. Ni karibu. Ngaho rero Muteka ibishyimbo n'umuceri ni ibiryo. Ni ibiryo.
buri gihe ibishyimbo n'umuceri ibirayi byanjye bimaze kundambira rwose. nise wagira ngo duteke iki? mama iyo ni stress irenze iyo nsize. Nari ibibazo n'uyu mukobwa nawe agiye kuba agaserizwa hano muri uru rugo. Reka tubiganireho rwose turebe icyo gukorwa. Umva mama Mwirukana nabyo rwose ahubwo mwisabire kubera ko nkuba. Mba namwirukanye nta nubwo nari kuguteguza kuko nkuba. Ushaka kumbabarira nkahita musohora hanze nkamuhita icyakataha. Oya we uriya mwana rega nukuri ntabwo afite ahantu ajya. Nawe ntabwo afite ahantu ho kuba. Nuko abana b'iki gihe nabo bahinduka nk'ikirere. Ubu se ko twajyaga tubana neza none iyi mico yadukanye nuko yakubonye. Uzi umuntu w'umukobwa ungana gutya ufite imyaka nk'iye aburaho kuba guta afite amaboko. Kwirirwa yiruka mu ngo z'abantu. Kuri yajangana ibindi byo ntago narimbizi ndamwakira nk'umubyeyi ugira impuhwe. Nukuri byihanganire pe. Byihanganire turamuhamagara tumuganirize twumve. Sibyo? Mbabarira pe. Mbabara komeza unyubahe umbabarire. N'ubundi nakubaha yaba yatashye. Oya banzu rye nukuri. Ndamuganiriza umuceri ibishyimbo. Uzi ko yatashye yasinze yenjeje anga. Agura izo nyama ashaka kurya. Ntayo. Ese kuki wirwana n'abantu bameze gutyo ubundi? Nukuri yari muzima. Sindimo kukubwira ko ari bwo bwa mbere mubonye ameze ubuzima buri he. Umukobwa utaha yasinze gutya atazi n'abantu ari kumwe n'abaza Chance ubuse akwiye gutaha guha Chance ngo muzima. Uyu mukobwa ni muzima. Ndabona nawe agiye kuba nkabubu ariko kereka wenda nimba yabaga yabimpishe akubundi nabonaga ari muzima. Ihangane irire bubyihoreye turi biganireho kandi biravamo igisubizo cyiza. Sibyo? Mama kamanze nijyameho ndaje kurya mu kanya. Oya banzu ryo busorariye. Umwana wanjye aje mu rugo umukobwa uraha azanye imico ntazi yakuye ubuse biragenda bite? Mana yanjye rwose umfashe cyo kuranganire nawe mbone havamo igisubizo kizima. Ndabona bitoroshye. Hana biki gihe nabo ntibahanwa rwose. Boro umubwire ndayizanye to hakira. Nta mutima mubi. Telefone yawe oya ndabizi ni ngiye ariko wibyibazaho ni ngiye. Siwe wanyibye cyagiye. Oya wibyibazaho sinabigusubije. Ibintu abashyizemo ni ibikikuramo. Oya reka mbikuremo. Nawe yarakwibye se. Amafaranga yawe. Ariko se ubu niwongera ukikuramo. None se kuki nyikuzaniye? Banza ukuremo nyine. Nazo nkurikira bagira ngo barakoze icyogajuru. Igiteka mu twacana. Dore ngibi byose reka nguhindurire. Shyiramo urwawe. Nese ubu ngubu kiba wabiretse. Hasi ndekura wowe ntabwo nagusubije ibyawe. Amafaranga yanjye yari herera. Amafaranga yawe ejo mu rugo niho habonye uzazinya bwenza aba nahera. None se mani buriya kwiba biterwa n'iki? Oya ngiye ahubwo ngiye umva nkubwire. Iki kintu nanjye cyaranyije. Aso wowe ntabwo nagoreje ibyawe urambaye. Nanjye cyaranyije. Wowe ntabwo nagoreje ibyawe. Reka nkubwire ngo igihe utananunga n'urutoki ngiye nakumena. Iminsi y'igisambo do 40. Nose ntabwo nyimuza. None se ubu ngubu wabiretse. None se kunyimuzaniye. Kubera ko kitaguhindurisha. Oya niyo dore ni simukadi zanjye. Simukadi ahubwo uranyibukije. Uranyibukije simukadi nayibagiriye mu rugo ariko nyine ejo nayo nzayigura. None se ubu ngubu wabiretse. Wa rwose ngewe none se simuzane telefone. Umva urikengeye cyakoze. None se ubwo amafaranga yangize ko. Babo jasigaye n'umushoferi waje boss ko yagiye mu kazi birirwa baryamana sinzi ibintu. Ufite ikizazana amafaranga imbaraga ufite. Ejo ariko nzabishyuza ariko ngiye mba nkubwire sibyo. Hari ngiye nshaka kudupanga. Ngewe mabuja n'undi mukozi waje twara boss nuko boss yagiye hanze igihugu babirirwa bamuca inyuma. Urumva? Ibyo ntago bitureba. Uye nyine mba nkubwire ni ushaka kongera kwiba none. Oya nari kode ndayifite naho ngaho irimo aho nakumvisha ari kumuca inyuma. Noneho je bashaka no kunyuka no kubakinira. Urumva? Niyo mpamvu uzanye telefone ariko yanjye. Oya ntago ariyo mpamvu ngewe ibintu byo kwiba. Wabiretse se kwiba wabiretse basi. Nabiretse nimba oya. Beshye se twabyemera gute se ubwo twabyemezwa nyine. Hose ikibikwemeza kineze nuko muzanye telefone ye n'amafaranga ejo nzaya. Ahubwo nuko wari ufashwe bwa kabiri ubwo ngubwo. Fatwa bwa kabiri se inzira ngenda yize ko namubonye atatega mu nzira waburetse ko nta kintu cyiza bugezaho
nyine nkunda kubizi. Kuri umusore mutoya ko ufite imyaka mitoya ko ufite n'imbaraga wakora ukabona amafaranga. Ibintu byo kwiba. Wowe se kujya utaretse gukunda abakobwa bakurya amafaranga. Iyo ni ingeso y'umuntu rero yireka. Ahubwo aranyibukije. Ibyo biratandukanye. Reka tureke kubitindaho cyane. Hari gahunda ushaka kumbwira. Iyi diri irimo amafaranga aringana miliyoni. Ejo niduhurira kumpa amafaranga yanjye tuzabivugana. Ariko umva nkubwire, numvise afite na gahunda yo kugurisha inzu ya boss. Tuzabivugana hari ibyo tugiyemo niduhurira. Diri irimo amafaranga ahubwo nawe sibyo nimba ushaka amafaranga. Gusa urikengeye. Amafaranga njye nabuze amafaranga. Wagira ngo nawe kwirirwa akayahereza abakobwa. Uriya mukobwa azakunyunyuza. Karibu. What? Jeff, nari nje kureba imyenda yanjye. Waje kureba imyenda yawe? Uyibika angahe? Mbese sinayisize hano? Arisa amahoro make cyane. Sinongere kukubona n'undi munsi n'umwe. Please. Ako Jeff wambabarire koko. Wambabarire ndakwinginze. Udatuma ndamura ibiganza byanjye mbigukozaho. Arisa ushaka gutambuka agenda? Okay, basi imyenda yanjye nigendere. Arisa ushaka gutambuka agenda? Imyenda yanjye nyine ngendere. Nimba utekereza ko ari imyenda yakuzanye ahangaha, ukumva ko ari imyenda yawe, aho uba ndahazi, nimba atari naho uhajye, imyenda nzayohereza. Ariko Arisa ushobora gutambuka ukagenda. Nese urabona nzajya nambara iriya kanzu yonyine, uzi ko ningi ariyo bantije. Ni imyenda ikuzanye. Nyene uje kuri tegeza ko ariyo ngo none nimba utekereza ko ariyo. Arisa, naragukunze n'umutima wanjye wose. Ndagukunda nkurutisha Betty umugore wanjye. Wankundaga by'ukuri. Icyo wanyishyuye ni ukumube karebamo ahasi iwawe n'undi munsi ntuzongere. Urangije icyo wantuye ni ukubabaza uwo nakundaga. Umugereka sishaka no kugibaho rugendo rwose. Utare udatera n'utambwe na rumwe. Sinzongera kubona n'undi munsi we Arisa. Ninongera kubona wowe mbesire gusa. Sure. kanicara nzahava ari kumara imyenda yanjye.